yasa turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bari namwe. Kwa kundi rero turacyari muri ya masengesho y'iminsi 7 turimo tuhamagara imbaraga z'Imana, tuganira n'Imana. Uyu mwanya tubahaye ikaze na karibu. Reka tusuze abantu bari mu bihugu bitandukanye, duhere hano iwacu mu Rwanda, cyane by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Muri utu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Kicukiro, Gasabo ndetse na Nyarugenge, turabashuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana n'abane namwe. Hanyuma Bibiliya avuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Reka nkubwire ngo ushobora kuba utameze neza, reka nkubwire ngo komera, ihangane, none haruta ejo. Uyu munsi tuvugana ushaka kuba urwaye, ufite intambara zitandukanye, ariko ihangane. Reka dusuze abari hakurya y'imipaka, muri Amerika, Canada, mu Bwongereza, muri Australia, ndetse n'ibindi bihugu bikikije u Rwanda cyangwa se bituye iyi si. Imana ibaho umugisha. Reka rero dusenge kugira ngo kandi tunabibutse gukora subscribe abatarayikora kuri YouTube channel yacu. Mukore subscribe, share, like ndetse na comment, muraba mudufashije kwagura ubwami bw'Imana. Reka dusenge kugira ngo tubaho ubutumwa Imana yaduhaye. Mana, mu izina rya Yesu, Imana ikomeye ndetse y'ubutware, cyubahiro cyaba kwizera guga mu mugaru giti cy'inganza marombo, turasenze kugira ngo ineza yawe ntikabure ku bwoko bwawe, kandi abantu bose bakuri iki kiganiro babone ubwiza bw'Imana, kandi buri wese ufite ikibazo umuhe kinini cyaye n'uburwayi bwe, kugira ngo abashe koroherwa ndetse no kumererwa neza muri ubu buzima. Ujye umureba icyoroshye, kandi tuzi kuri Imana idacyarwa ngo yibagirwe imirimo abera bayikoreye. Urakoze, buri wese umuhe umugisha ugendanye nuko awukwiriye mu izina rya Yesu, amen. Imana niyo bampere umugisha mu izina rya Yesu. Iyo ndimo nsenga ndishima, nkumva nanezerewe, nkumva afite ibineza neza. Ndagira ngo dufutangire ijambo ry'Imana riri mu gice cya 6 cy'Abagalatiya. N'ubundi ntabwo turi bujye kure cyane, turasoma dore ku murongo wa mbere. Bibiliya avuze ngo bene data, umuntu niyadukwaho icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa kabiri. Mwakirane ibibaremerera, kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. 3, umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo, aba yibeshye. 4, ibyiza nuko yakwisuzuma mu mutima mu murimo we ubwe, kuko ari bwo azabona icyo yirata kubwe wenyine, atari kubwa mugenzi we. 6, kuko umuntu wese aziyikorerera uwe mutwaro. Uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose, amen. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye kuko muri kumwe natwe, kandi turabibona ko mudukurikira. Hanyuma iri ni ijambo dusomye mu Bagalatiya, iri ni ijambo Imana iduhaye. Imana impa iri jambo, Imana impira ijambo, yanyeretse ibintu bitandukanye. Abantu bagiye baterana imigongo abandi, abantu bagiye bahunga bagenzi babo, bafata nk'inyamaswa. Bibiliya avuze ngo uwibwira ko ahagaze yirinde nawe atagwa. Ikindi uyu munsi tuvugana, uhagaze yirinde atagwa, kubera ko uru rugendo turimo ntabwo ari intambara, ntabwo ari ibipfusi turi guterana, ntabwo turi kurwana. Iyi ni kurusi ya buri muntu wese, kandi mumenye ko iyi si ni umucamanza utarya ruswa. Iyi si ni umwarimu wigisha buri wese. Iyi si ni umwarimu utarobanura ngo yarize cyangwa ntiyize, ngo yaratunze cyangwa ntatunze. Iyi si irigisha
ku buryo buri wese n'utarageze mu ishuri iyi si iramwigisha. Rero Bibiliya yavuze ngo umuntu niyibwira ko hari icyo ari cyo aba yibeshye cyane. Aba yibeshye cyane. Niwicara mu bantu ukavuga ngiye hari icyo ndicyo, ndakomeye, ndumva ndenze, ndi hejuru, kuko njya mbona hari abantu rwose bigwanika bati nge ndi hejuru, ndarenze, ndakomeye, ariko hakomeye Imana iri muri wowe. Wewe uri umuntu uri aho gusa. Ariko hari akantu atekereje k'abantu bavuga ngo barakomeye. Buriya iyo umuntu agiye kuryama akamanura supaneti aba yihishe iki? Reba umuntu w'ibiro 100 akisha agasimba kadapima n'amagarama, umubu utandya nkapfa. Reba niba ukomeye kuki wihisha umubu? Kuki wihisha umubu? Ujya kuryama ukihisha umubu, ngo umubu ukuriye wapfa, wakwitwa n'iki? Sorry narwaye utugiripa ariko ntabwo byatuza gukora umurimo w'Imana. Niho ubwira ngo kuki niba ukomeye ujya kuryama ukisha umubu? Niyo mpamvu ijambo riri mu Magalatiya hano ryatubwiye ngo niwibwira ko hari icyo uri cyo uba wibeshye cyane, ahubwo wewe ubwawe mu mutima wawe icyo wibwira ukiganirize wewe ubwawe. Ikindi jambo twasonye ku murongo wa byatubwiye ngo mwene so nayadukwaho n'icyaha birashoboka yuko umuntu ashobora gukosa, ariko ikosa si ugukosa, ikosa ni ukudakosora ikosa. Kabasubiriramo iri jambo muryumve neza. Ntabwo ikosa ari ugukosa, ikosa ni ukudakosora ikosa. Reka tuze kuganira. Niwumva hari icyo wasubiza kusubiza muri comment, uze kusubiza muri comment uvuga uti iki kintu numva kimeze gutya. Kuki abantu baba mu rusengero ntibumvikana? Kuki abantu baba muri korari ntibahuze? Kuki abantu baba muri diakoni ntibahuze? Hakaba harimo umuntu utabiyumvamo neza akaba atakwiyumvamo, akaba ati ngiye inama runaka niba hari sinjyamo, mbese akazana ibintu by'inzika bya kera. Ndakubajije wowe usubize niba koko ari Imana dukorera. Kuki abantu baba mu gipasiteri ntibahuze? Hakaba harimo umupasitori umwe batiyumvamo burundu. Reka mbwire wowe wicaye ku gatebe ka parasitike k'umweru, wambaye isengeri, wambaye n'udusiripa, urimo urabwira Imana ngo nazize iki? Icyo wazize egera Imana ikikubwira. Reka mbwire nawe uryamye mu ishuka y'amabara, matora yawe iri hasi, nta gitanda ufite, ndimo ndakureba, helase monefo, ndimo ndakubona. Umaze iminsi ubwira Imana ngo ko muri amafaranga akagenda, ndazira iki? Reka mbwire wowe ucuruza utuntu tumeze nk'uduconco, ni uduconco ucuruza. Igihe cyose urashora kandi ujya kurangura ufite amafaranga, ariko wajya gucuruza ayo watanze ntuyabone. Baza Imana ngo ndazira iki? Uhamagare ngo usengere. 3, biravuze ngo niwibwira ko hari icyo uri cyo uba wibeshye cyane. Abibeshya bo ni benshi, bumva baremereye, bumva bakomeye, bumva bafite power, bakumva bafite imbaraga. Uribeshya cyane, uribeshya cyane. Ikindi, ese koko niba ari Imana dusenga kuki tugira hano amakimbirane mu rusengero? Ubwo uraje uvuye ngo ntazibana zitakubitana amahembe. Reka nkubwire, niba ari Imana dukorera mureke twerure, niba ari Satani nayo mureke twerure, tureke kumeza kuvangavanga ibintu twikururira umuriro tutazabasha kuzimya. Nayo ndimo nkubaza ngo kuki abantu baba mu gipasiteri ntibumvikane? Kuki abantu baba mu gishumba ntibumvikane kandi bakorera Imana? Ubundi ibintu ni bibiri, iyo udakorera Imana uba ukorera Satani. Ibyo ngibyo ndabikubwiye. Niyo mpamvu iryo jambo ryatubwiye ngo umuntu niyadukwaho icyaha mwimujugunya, nimumwegere mumuganirize. Biravuze ngo mumugaruze umurunga w'ubugwaneza kugira ngo mubashe kubana nawe amahoro. Ariko umuntu mwumvise akantu gato nta nibihamye mufite, runaka yakoze iki, runaka yakoze iki, muhita mutangira kugira gute? Kumurwanya. Yarapaganye, yararangiye. Ariko nyamara ntabwo wagombye kureba ku nyungu zawe, wagombye kureba no ku nyungu ziwe,
ukareba ku nyungu zuriya, ukareba ku nyungu zuriya, ukareba niba ibintu murimo bishobora kuzabaha ubugingo cyangwa bikabaha umubiri, cyangwa se ukumva ahantu urimo gukoretse uri gukorera mu mwuka, uri gukorera mu mubiri. Ubwo ibyawe byananyobeye pe, ndumva byanyobeye byancanze. Ariko icyo nkubwiye, Daniel yabivuzeho, aravuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Gukora iby'ubutwari ni iki rero? Ntabwo ari uko wewe uremereye kurusha abandi, ahubwo ni uko ikibare gushaka ni ugukora ibyananiye abandi bantu, n'ikimana gushaka. Rero ndagira ngo niba ukeneye kwezwa, ukumva ukeneye kubwira Imana ngo hari icyo nkeneye, hanyuma wowe icyo ngusabye pfukama ahantu uri, niba uri mu modoka parika ku ruhande, dore turi ku musozi w'amasengesho, nawe tugusengere, tubwire Imana ngo Mana, uyu mubyeyi arapfukamye arihanye, uyu mugabo arihanye, uyu musore arihanye, uyu mukobwa arihanye. Nta yindi fondasiyo nabonye mu Mana uretse guca bugufi. Niyo watanga ibya mirenge, bya cume, maturo, ibiki byose ukabitanga, ariko umenye ko hari ubitangira, mutandukana nabo ugasigana n'Imana yonyine. Rero icyo nagugiraho inama nakubwira ngo senga ubudasiba, ca bugufi, ubwira Imana ngo Mana, ndabizi ko ukunda umutima uciye bugufi n'ikimana gushakira. Rero numva wasengana nanjye, urabizi warashize wararangiye, kandi umuntu apfa yumva, uze guhamagara, hanyuma nomero uraza kuyibonaho kuri screen yawe, hanyuma tugusengere, ubwira Imana uticiye bugufi, dusenge Imana idakiranirwa, tuyibwire ngo Mana, uyu muntu umugirire neza, umufashe kandi umubabarire, ndagira ngo ngusengere mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye kubwira ijambo duhaye. Uravuze ngo umuntu niyibwira ko hari icyo ari cyo aba yise umuntu uremereye kandi atari byo. Uravuga ngo umuntu niyadukwaho n'icyaha, bene se bamusengere, bamwegere, bamugaruze umurungo w'ubugwaneza. Kandi koko niko byari bikwiriye, ntago mwene data yagombye kugira ikibazo ngo tumujugunye tumute kubw'inyungu zacu, tudakurikiye inyungu z'Imana. Urakoze rero, turagushimiye kuri mu ruhande rwacu. Komeza ubana ko dufashe, kandi umuntu wese ukuri iki kiganiro ahabwa ikinini kijyanye n'uburwayi bwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka, ciao ciao.